ariko ngiye nkumva babandi nyine baza baza ariko ngiye no uwanjye se cyakora umuntu nafuhira n'umwe mu buzima ni twin wanjye buri kamwe kose turagasangira n'umugabo turamusangira ntabwo natinya kubibabwira kubera ko umugabo yanerese n'itegeko nawe agomba kumutereta ariko nta nubwo ibyo ngibyo ari ibintu ngomba kuvugaho cyane murabizi impanga ukuntu ziba zimeze use umugabo wambyaje niwe wabyaje impanga yanjye urumva namufuhira ku wundi mugabo ute n'umugabo dusangiye kubyazwa ari umwe ntago biba umutipe waguteye inda niwe wabyaje na murumuna wawe cyane yego twembi niwe waduteye inda bishobora kuzaza ariko kuva twatandukana ntabwo ndongera gukundana njye nkunda amafaranga ubu ngubu ntabwo rukundo wapi ubonye igisaza gishaje byadaje kitabashije nyine ariko yewe arakikofa ari gutya na gutya shamani nawe urabyumva uwo nguwo aba ari wane aba ari wanene ndabibarukira neza kabisa imbere cyane wese ubwo urumva ibaze iyo kofi wayitesheje nkawe tumukuragura nyine ukazamusiga inda yarahombotse ikaze inshuti bakunzi ba hagezweho abasitari bose niho baza so kuri uyu munsi twahuye n'umukobwa muri kubona imbere ya kamera za EDR TV so turatangira twibwira tumwakira bimeze bite sister wacu amazina yanjye nitwa TETA kubatanzi mu minsi yashize nakubonye mu tuntu tw'udushort video sinzi niba ari movie tubwire ukina filime cyangwa se tubwire imishinga yawe muri filime cyangwa se mu bindi bintu uri guteganya by'imbere mu bikorwa ibintu nteganya imbere imishinga yanjye yego ngende umukinnyi wa filime navutse ari nazo nzozi zanjye gukina filime ku musitari runaka gusa nyine ikiganjemo ni ugukina filime yego nyina amafilime harimo isano seri nakinnyemo no muri stimedi nakinyemo igihe gitoya ariko nubwo hari akabazo kajemo mitamvamo bitewe n'abandi bari bamporopoje kandi buryo ureba hari inyungu cyane imishinga rero ndi gupanga gutegura gukora ngiye kuza gukorera igisenyi wanyu tujye twitwikira ndumva bizaba ari byiza kurushaho ubu ngubu naje igisenyi bari bamporopoje naje gusinya kontara muri Rise Up Media ngiye kuzajya nkora ubunyamakuru kuri TV muzajya mumbona ncaho aho hose nyine bizaba ari byiza ngiye kuzajya ikora kuri televiziyo tubwire neza yego ntabwo bivuze yuko indoto zanjye za filime zizaba zihagaritse ni ibintu bibiri nzajya nkora ari filime nzakomeza nzikine mu buzima busanzwe ariko noneho nyirizina akazi kanjye ngiye gutangira gukora ubunyamakuru yego abanyarwanda cyangwa n'abafana bawe bitegure gutangira kukubona kuri iyo televiziyo utubwire nyine n'ikiganiro uzajya ukora niba wenda atari ibanga cyangwa se niba waratubwira nyine ukuntu contract imeze muri rusange urumva ni Rise Up Media TV ikiganiro biterwa nuko ubona aho isi igeze cyangwa se udushya ibintu by'amakuru namwe murabimenyereye murabizi ni ibintu nyine umuntu akora ari ibyabaye bishyashya byo kugaragariza abaturage yabo abatari babizi kugira ngo bamenye n'amakuru y'u Rwanda ari kugenda agera n'amakuru y'isi kugira ngo umuntu yicara azi neza bimeze gutya na gutya ejo ikintu kitazamugwaho agatungurwa ku kintu cya filime bigenda gute ni iyihe strategy bicamo kugira ngo umuntu ushaka gukina filime bamuhitemo mu bakinnyi bibanze bashaka tubwire nyine process bicamo kugira ngo
baguhitemo utangira ukine filime muri rusange? Yego, ikintu cya mbere bahitamo umuntu bakurikije, icya mbere ni uko babona ko ushoboye. Kuba ushoboye icyo nicyo kiguhesha amahirwe yo kuba buri wese yaguhitamo. Urumva niba baba babona uri umuntu wakina icyo bagusabye icyo ari cyo cyose, nta kuntu bataguhitamo. Niba babona ko wenda bashobora kunyinisha ibintu bakambwira ati wenda se ngire gutya na gutya, nsoma umuhungu cyangwa se turyame, urumva hari abatabishobora. Ahubwo kuba baramisemo ni uko babonye ko buri kimwe cyose bazajya banyinisha ariko nagishobora, kandi nuko bari bansuzumye babona ko koko ibyo bintu bashaka kunyinisha nabishobora. Icyo nicyo cyatumye banselekisiona rero. Ni ukuvuga ngo kugira ngo umuntu atangire gukina movie cyangwa se baguhitemo, tuvuge wenda nka zabamenya mu mpanga se cyangwa n'izindi zamenyekanye, kugira ngo baguhitemo ni ukuvuga ngo ugomba kuba uri ready kuba wakora buri kintu cyose bakubwiye. Birumvikana, ugomba kuba uri ready kuba wakina umukino baguhaye gukina. Ikintu cyose nyine ubundi umukinnyi nyawe birimo ntago ari ukuvuga ngo nibyo bamutoza, nibyo bamudigita, no. Nyine ni ikintu kimuri mu maraso, ku buryo nawe aba yumva atari jene, akazi nyine kandi n'impano ye byongeyeho. Urumva rero ntago byakubangamira cyangwa se ngo bikubere imbogamizi, nawe uzi ko ariyo mpano yawe. Icyo nicyo nyine cyatumye nanjye bamitamo mu bakinnyi bo gukina ayo mafilime yose. Ndashaka kubaza ku kindi, ni ukuvuga ngo buri muntu wese se cyangwa haba umujene, umuntu ukiri urubyiruko cyangwa se abasaza, ubwo ni ukuvuga ngo gukina filime strategy igenderwaho ni ukuba uri tayari no gukora ibintu byose. Se ni izihe mbogamizi muhuriramo muri rusange? Mbogamizi se njye imbogamizi nazo mbona, wenda bibaho rimwe na rimwe, njye nubwo bitarambaho ariko ntago mbizi. Nibyo numvishe bambwira, boss wanyu ashobora kubakinisha akaba yakwifuzaho ikindi kintu kirenze, wenda nko ku bana b'abakobwa, wenda wowe ushobora kutabyiyumvamo kandi ibyo bituruka ku bwumvikane burya. Aho kurebye niba ari ibintu bikurimo nta yindi mbogamizi ngiye mbona, cyane ko ngiye ibyo nta nubwo birambaho. Ese ubu tuvuge hagize umukobwa se cyangwa wenda umuhungu usohoka muri rusange akavuga ati ngewe banshyizeho iyi kondisiyo, wowe urabyumva ute muri rusange? Kuko hari abo muhura ugasanga nyine niyo complaining bafite, bigenda bite, ni gute nyine bibaho muri rusange muri industry ya filime? Iyo habayeho icyo kibazo birumvikana ntago ari ibintu byiza. Ashobora kukwirukana kuko abona udashoboye, icyo ni icya mbere. Nanone ashobora kukwirukana kuko hari icyo yakwifuzagaho yabuze. Urumva icyo gihe nawe iyo utari umwana ugatanga ibimenyetso bigaragara, ubuyobozi burakurikirana bakareba koko niba ari byo, bagahana uwo nyir'ubwite nyine. Ariko kenshi ubundi ntabwo bikunze kubaho, ndumva ibyo bintu ntabwo bikibaho. Ngiye mbizi kera nkitangira gukina, ariko ibyo byakubayeho. Yego nanjye byambayeho rimwe nkitangira gukina. Maje kumbwira ibya project za filime, so ndagira ngo dutangiye noneho tubwire mu buzima busanzwe bwa buri munsi muri rusange, TETA yifashe gute, ameze ate, life imeze ite muri rusange, ubuzima bwa TETA bumeze bute? TETA rero ni umukobwa udakunda kugira stress, ibintu byose abifata easy, ko n'ubundi ubuzima nta mpamvu yo gukomeza ubuzima, n'ubundi ejo uzapfa. Tujya tubona n'abantu barenze babakire ku isi cyangwa se mu gihugu runaka, arapfa ubutunzi akabusiga byose, n'ubundi rero ubuzima ntacyo bumaze, ugomba kwenjenga ukabaho uko ubishaka. Yego. TETA, niba atari ibanga uvuka mu muryango w'abana bangahe? mvuka mu muryango w'abana 4, abahungu 2
n'abakobwa babiri, mfite twin wanjye twavukiye rimwe. Yego. So ndashaka kubaza umuntu akwitegereje uri umukobwa ushitse munini gutyo ukuntu so tubwire warabyaye cyangwa uracyari umukobwa? Njye narabyaye, mfite umubebe. Yego. Imyaka ingahe? Afite imyaka 2. Yego. So umugabo mwabyaranye aracyahari cyangwa se mwarashwe ntago mukiri kumwe? Kuba kumwe gute? Kubana nk'umugore n'umugabo? Oya, twarabyaranye n'ubu nyine turacyari kumwe nk'abantu babyaranye, ariko ntago tubana kubw'impamvu runaka. So niye babu yabayeho igasepura umuntu wemeye kubyarira umwana bikarangira mudakomezanyije ngo mukomeze muhorizanye hamwe nyine mushakire umubebe wanyu Daifu? Urumva dutangirana kubwiye ko njyewe ibi bintu bya showbiz gukina amafilme byari inzozi zanjye, kandi we bisa nkaho yabifatagamo ikindi kintu agafuha ngo gutya na gutya n'uburaya iki n'iki. None se umuntu yari kumbuza gukomeza gukora inzozi zanjye zizangeze ejo hazaza? Icyo nicyo twapfuye. So ndashaka kubaza byagenze gute kugira mwari mwarabanye nk'umugore n'umugabo cyangwa nyine mwarahuye gutyo tumita mwibyarira? No, twarakundanye, ni nawe muhungu ndumva twakundanye bwa mbere. Mwabikoze bwa mbere? Yego, ni n'uwo munsi tubikora bwa mbere ni nawo yahise anterera hinda. So do your story tugire ngo wiki? So watwisuriye isugi cyane rwose. niwe Mariya ku isi bavuze? Mariya ninjye bavuze waje ku isi. Yego. Shaka tubwire rero, tubwire story byagenze. Nyine iranasekeje urebye. Tubwire nyine muri rusange byagenze gute? Urumva twakundanye niga mu wa 4 primaire. Yego. Ariko ngiye kuva nyiri umwana, murabona nyine ukuntu ngana tahe yanjye. Kuva nyiri umwana nari mfite igikuriro, wandeba inyuma ukabona ndi umuntu mukuru, cyakora bakitegereza mu maso ukabona ko aribwo ndi umwana. Rero abahungu ntago baninyaga, n'abagabo bakuze ba papa wanjye rwose ntago batinyaga kuntereta. Ari babonaga yuko nyine ndi umuntu mukuru. Urumva nyine twatangiye guteretana niga mu wa 4 primaire, ndazamuka segonderi, ndayisoza icyo gihe cyose, ariko nyine twarakundanaga dusohoka tujyana, ariko nyine bitabasha gukora. Wiga primaire? Yego. Urumva nawe ko akunda umuntu aba afite igikuriro nawe arikuza. Akuretse ko nanjye kuva nyiri umwana nari mfite mu mutwe w'amacuwa. Yego. Urumva rero ari byo narindi kuvugaho. Ngeze tukiraho, sorry ko nguciye mu ijambo, mwarasohokaga, ni gute byageze kuri stage yo kuba mwabyara? Se mwabyaye ugeze mu wa kangahe? Urumva twarasohokaga tukagenda tukaba twararana ahantu mama yabaga yarabizi. Mama muzi anamukunda kuruta uko mukunda ahari. Yego. Gusa nyine tukaryama tukabyuka. Njye narabitinyaga icyo gihe. Urumva nyine byageze kuri urwo rwego, nari nagiye kumureba iwe. Birangira bwire nyine fresh wirekuye nta kibazo tubwire. Urumva nyine nagiye iwe, turanywa, ndateka, turarya, ibintu byose dusoje nyine urabizi twadukina tw'abantu bakundana. Birangira ntuye hasi nyine twitwikira nyine. Haciyemo iminsi nyine, kwezi gushize za gahunda z'abakobwa ntizaza.
urumva mama wanjye biriya biboro twabigiragamo rimwe na tuyini wanjye bo babijyamo babona ndasigaye baribaza se kubera iki byagenze bite kwezi kwa mbere kurashira mama atangira nyine kutabishyira amakenga kwezi kwa kabiri nanjye noneho mpita nkomfima icyo gihe ntabwo twari turi kumwe yari yaraje inaha i Gisenyi yakoraga yambuka mu bihugu runaka mu ntara ndamuhamagara ndabimubwira aravuga ngo ntabwo bibaho nyine bwa mbere ndetse nabanje no kujya amuhamagara ntiyafata fone ndibaza se yarabimenye se ashaka kunengwa se nyine nangira kwiheba tu ariko waciyemo igihe nangira no kwiheba ndiyakira ndavuga toke umwana nzamubyara nubwo yaba hari cyangwa adahari natwise kandi ntabwo nakuramo umwana ari n'uwa mbere noneho kameme icyo gihe hashize igihe nk'amezi 3 indi maze nko kugera mu mezi 3 kuri stade Amahoro Kigali hari habaye ikirori cy'aba Riderman ba Dani bariya ba Lina ego nakigiyemo tungiye nakundaga ibirori kuva kera njya kumva mbona phone iramamagaye nari nasaraye kubera kuririmba no gusara cyane nditaba numva ijwi nirye arambwira ngo we noneho kuko nari nasaraye akambwira ngo mpereza nyiriyo telefone tuvugane ndamubwira ati ni njyewe ati ntago ari wowe ndi kukumva kubera ko nari nasaraye birangira byemeye arambwira toke niba ari wowe nagarutse i Kigali reka duhurire kuri ETM sinzi niba muhazi hari i Remera munsi ya hariya kuri Rebo ego turahura nyine arabyakira aravuga nakundi nyine ariko noneho icyo gihe akaba aribwo nari ntangiye gukina bino bintu by'amafilme duhita tubana igihe gitoya najya gukina kanga akanya ka telefone ngo mba nagiye kumuca inyuma iki n'iki yego birangiye wari ugeze mu kanga uravugaho aho narekeye ishuri urumva narizengera soza ngeze mu wa 5 secondaire ndi gusoza mu wa 5 mpita mbivamo njya kwiga short course hotellerie nabyo mbivamo mpita njya muri ibyo ngibyo nyine yego wabyaye mubana cyangwa tubwire byagenze gute muri rusange nabyaye tubana kubera ko amaze kuza icyo gihe yarambwiye nakundi ntago waguma iwanyu kandi mpari ari no mwana wanjye no muri karitsiye urabizi muri karitsiye ubugambo baba bafite none ari umwana wakavukire wahakuriye mama nawe byaramugoye yari umuyobozi muri uwo murenge hariya Kimironko abayobozi noneho batangira kuba ari we bahiga kuko icyo gihe ndumva ntabwo nari nujuje imyaka batangira kumuhiga bamuhiga umukobwa wawe gutya na gutya twamenye amakuru aya n'aya tubwire ari he arangije mama arababwira ati wapingiye ibyo bintu muri kumbwira wowe nta makuru mbifiteho nanjye nawe naramubuze ahubwo mumfashe tumushake twebwe twahise twicikira tuzi nayo i Gisenyi tuhaba se kigeze nko mu mwaka ariko najya gukina akabigiramo ikibazo none atangira kubigiramo ikibazo nahanya ka telefone sindenge n'igipangu ndavuga ati wapi ibintu ntabwo byavamo yagiye mu kazi ndamucunga mpita mfata boro zanjye ndacomoka n'umwana nyine wemera gusiga umugabo kubw'ubwuga wawe wa filime cyane none se reka nkubwire umugabo n'umwana wundi ego ariko ikikurimo ni icyawe nyine none se numvaga ko nta kibazo kirimo kandi numva ko niba ari cyo kintu kizangeza aho nshaka ejo nta mpamvu yo gukomeza kwiringira umugabo uzi abagabo bari mu gihugu
Isiko n'ababebe ari benshi tubwire. Shamange hari ibintu bajya bavuga ngo abahungu ngo nibo bakeya ku babebe, ngo ababebe ngo hari igihe kizagera ngo bakawuzajya bagura abagabo guteze. Niba ndi umukobwa nkaba mbona nshobora guteretwa n'abagabo barenga 100 cyangwa 200, ndi umukobwa umwe, abagabo baburiye he bari kumpataniraho bangana batyo? Ntago babuze abagabo. Reka ngo baze muri rusange tureke wenda no kujya n'ahandi turebe nk'ahangaha muri rusange hano ngaha nkurikije n'umubare w'abakobwa nahabonye n'abatipe, abakobwa nibo benshi. So tubwire wowe nyine iyo saga nyine yuko abantu bavuga ngo abakobwa ni benshi kandi kuko biragaragara, sinzi wenda niba ari twebwe abagabo tubibona twenyine cyangwa abasore, tubwire koko tubwire ko ni abahungu benshi cyane abatipe bafite amafaranga nyine babahuriraho. Urumva si ubundi waba uri umutipe waba udafite amafaranga ukaza umbwira iki? Man, ibintu byose muri iki gihe umuntu asigaye ashaka inyungu. No, kuza ukambwira urankunda sheri ndagukunda iki n'iki n'iki, niba unkunda se ndakwambara ndakurya ndisiga se wapi? Ubu ngubu urukundo ni gutya amafaranga. Njye ntabwo wazumbwira ibyo bintu, sinzi niba n'abandi ariko bameze, ariko abakobwa benshi ndabizi ku giti cyanjye. Hari abakobwa bafite imyumvire nk'iyanjye, nubwo batabasha kujya ahagaragara wenda nka gutya bivugire gutya na gutya, ariko ndabizi barahari benshi. Nese koko njye muri rusange ngira system imwe nkavuga nyine bitewe nyine niyo story mbwiye, kandi ko nyine abantu benshi barabizi. So tubwire koko ubundi nta mukobwa w'umukene ubaho bitewe n'ubwiza afite? Nta mukobwa w'umukene ubaho tubwire. Shabse umukobwa w'umukene se ari mwiza cyeke iyo afite mu mutwe hafunze. Ndaguterera tubwire. Ushobora kuba uri mwiza pe ariko uri umuturage, uri wa muntu babwira se waritse nkagukorera kino na kino na kino, ngo ya ngo urabona ngo se ngo byagenda gutya na gutya. Ibyo ntabwo bigezweho baby, wapi rwose. N'abakobwa mu kimeze gutyo iyo ntago ari style rwose, muhindure. So kuri icyo ngicyo wambwiraga no kuvuga ngo nawe Kigali wisheya urashyigikiye? Kigali wisheya mo ndani imbere cyane. imbere iyo kuri se man, ibintu by'ubuturage mu mutwe ntago bikigezweho wapi kabisa. Ubwo no kuvuga ngo umuntu ugitekereza muri uwo mujyi wa kera ni umuturage. Nareka ubugorya, ahubwo uwo nguwo aba ari wa wundi wo kujugunya handi inyuma y'isi. Ndatekereza nta muntu ukimeze gutyo, sinzi niba babaho ariko ndikumva ngiye mu myumvire yanjye nta muntu ukimeze gutyo. So ndashaka kubaza, ngiye kuguha urugero urambwira. Tuvuge nk'ubu ngubu umaranye nyine tubwiye abatipe benshi baba gutereta, tuvuge hari uwo mumaranye wenda umwaka, umusanganye n'undi mubire kandi we kofi n'ikera kumenya ibintu byose, umusanganye n'undi mubebe kandi wowe nyine mwari musanganywe buri kimwe arakumenya. Tubwire wabigenza ute muri rusange? Sha mu buzima sinzi, ntabwo ibyo bintu birambaho kandi njyewe nkunda ndafuha ndi, ahubwo nkunda kwiharira. Ariko njye nkumva babandi nyine baza ariko njye uwanjye se cyakora umuntu nafuhira n'umwe mu buzima ni twin wanjye buri kamwe kose turagasangira. N'umugabo turamusangira, ntabwo natinya kubibabwira kubera ko umugabo iyo anerese n'itegeko nawe agomba kumutereta, ariko nta nubwo ibyo ngibyo ari ibintu ngomba kuvugaho cyane. Murabizi impanga ukuntu ziba zimeze. Use umugabo wambyaje niwe wabyaje impanga yanjye, urumva namufuhira ku wundi mugabo ute n'umugabo dusangiye kubyazwa ari umwe? Ntago bibaho. Umutipe waguteye inda niwe wabyaje na murumuna wawe? Cyane yego, twembi niwe waduteye inda. Urumva rero nyine yabanje wowe cyangwa yabanje? Urabona kuntereta n'ingiye yaterese bwa mbere,
ariko twini wanjye amukunda mbere ye urumva kudutandukanya bikamucanga akajya hirya agafata ku tunwa akajya hirya agafata ku iki birangira umwigiyemo kubera ko twini wanjye yamenye ko atwite inda yiwe ifite nk'amezi 7 yego urumva muri ayo mezi 7 atarabimenya nanjye yarazaga gutyo nyine nawe urabyumva uretse gubaza akabazo gatoya ni ukuvuga ngo mwabyariye igihe kimwe cyangwa nyine umwe yarabanje arabyara undi umwe yarabanje arabyara urumva twini wanjye yatwise mbere yanjye amara amezi 7 ataramenya ko atwite inda nyine igira amezi 7 muri ayo mezi 7 ariko umwaka wendaga kurangira nanjye anera inda iyanjye ijya gukura iya twini yavutse nanjye ubwo amenya ko atwite nanjye inda yanjye yamaze kugeramo ariko ari ntoya twese turabimenya twini ati se ninde mbwira se sheri wanjye ntabwo umuzi oyala kimbabaje nuko ari umwe biratangaje ko abantu benshi ntago bajya babasha kubyumva n'umuntu tubibwiye ntago abasha kubyumva ngo abyakire oya babifata nyine nk'aho hari tubabeshya cyangwa bakumva birabarenze cyane abagabo benshi bakunda guhita bavuga sha nanjye nshaka kubabyaza noneho nkababyariza igihe kimwe hakaza utumanga nk'umunani abandi bakadusaba sha ngereka mbabwire mumbabarire ndaguha inzu nawe muha inzu mbaye n'imodoka ariko mumbyarire impanga umbyarire impanga zawe nawe ambyaririze maze nyine ubwo yumva arishimye tukuba byajije impanga akabyara n'impanga icyo ndacyumva wowe muri mwebwe mubifata gute cyane nyine twebwe ntabwo ikijya ari icyo gutwita mani viziyo ntabwo ari iyo gutwita yakwemereye inzu imodoka ibintu byose mana abagabo baratenguhana subizi abagabo baratenguhana cyane ushobora kubikubwira gutyo ariko nyine twebwe tubifata nk'ibintu biri burage niba baba bari seriye twebwe nta nubwo tubizi ariko twebwe tubifata nk'ibintu biri burage cyane ko twebwe ntago shano viziyo tuyifata ntago ari iyo gutwita niba ari abana turabafite twarabyaye abagabo baruzuye igihugu n'isi yose baruzuye amafaranga arahari ubuzima bworoshye mani nta mpamvu rero yo kubyara ucupira gutese uzi ko mani kubyara bisubiza inyuma tuvuge niyo nama ushobora kugira abakobwa batarabyara tubwira ikintu bababwira muri rusange abakobwa mutarabyara rero mufunguke mu mutwe niba umutipa aguteye inda urumva ufite umwana umwe nta mpamvu yo kubyara uwa kabiri shaka ikofi ubaye utarabyara se utarabyara nabwo ugomba kumenya ubwenge niba umuhungu akubwiye ati ngwino unsure zuzanye n'utwaye twose uhagume gahunda ni ugukwama abakobwa bamenye ubwenge n'umutipa akubwiye ngwino unsure ngwino uzanye n'utwaye twose tubwire rero uno mugabo wababyaje mwese mubanye gute ni gute nyine abasha kubatritinga muri babiri yego arabizirikana pe kuba yaratubyaje twembi nawe arabizi yiha n'amapeti aha kandi agiye aba yumva ntawe wamukoraho gusa nyine abana bombi nabi uko agize kose nyine n'iki hose arahagera urumva rero kandi bose arabakunda bakunda kimwe nta kibazo ako ni umukire ntabwo ari umukire cyane nta nubwo ari umukene ni umuntu nyine uri aho ngaho wifashije utari uwo kujya gusaba utari nanone urumva urwego ariho ntabwo ari umukire cyane ariko nanone si umukene
none se okay, nyuma yaho ibyo bibayeho ndashaka kukubaza, hari igihe wenda ajya avuga ati wenda ibyo byabayeho birarangira, wenda hajemo wenda no kuba barari kumurongera nyine mu binshuti, tubwire hari umunsi yari yavuga ati ndabafashe wowe na twini wawe ndabafashe, wenda ndabasohokanye umunsi umwe mukarara n'ahantu hamwe, bigiye bibaho? nyine urumva turagenda pe, ajya dufata n'abana tukagenda tukajya za Kibuye cyangwa se tukaza n'inaha Gisenyi, ariko ntabwo bijya bibaho ngo turararanya ngo buriya iyo nzinutwe mba nzinutwe, nshobora kumwubahira ko yambyaje tukanaciringa biraho tukaryoshya byose, ariko wapi ntabwo yakongera kongera mu maguru. Byahise birangiye? Wapi, byararangiye. Ubanyubahira ko ndi mama w'umwana we, nanjye nkamwubahira ko ari papa w'umwana wanjye, kandi na twini nawe nuko nguko. Ikintu bundi twe tumeze kimwe mu mutwe, icyo atekereje nanjye nicyo ntekereza. uko wenda nshobora kuvuga ati kanjye ku mazi, twari turyamye tugahita tubivugira rimwe. Urumva mani, nanjye ni ibintu bincanga nkumva biratangaje cyane, ntabwo wabasha kubyumva ariko bibaho. So dusoza ikiganiro muri rusange, ni iki kintu, niyo experience umaze gufata ku bagabo bitewe n'uko nawe byahise biguhindukira ko ari sharing, ikindi akaba nyine ari ukubaho nta bintu byo kwistressa mu mutwe, nyine muri ubwo buryo wabyitaga ko ubundi aba ari ubuturage. Tubwire wowe bifata ute nyine ubu kuri ubu ngubu, ni experience ufite kuri lifestyle y'abakobwa n'abahungu se cyangwa y'abagore n'abagabo? Urumva man, iki gihe ntabwo ari igihe cyo gushaka umugabo. njye niko mbitekereza ku giti cyanjye, ariko ntabwo iyi viziyo ari iyo gushaka umugabo uramushaka ejo. njye nababwiye ibyambayeho, ariko njye nta nubwo nakongera gushaka umugabo bibaho ukundi. Ndetse reka ngubaze akabazo k'amatsiko dusoza, ntago muri wowe ujye uhura ukavuga ati ewana ngiye ndagukunze, cyangwa se we ngo ufite umuntu uvuga ati ngo ndamukunda mu mutima wanjye? Yego bibaho cyane, ariko uwo mugabo kuva twatandukana wagira ngo yaranandogesheje mani, ntabwo mbizi. nta wundi muhungu ndongera gukunda ngo numve ko namukunze, bibaho no. Cyakora wenda bishobora kuzaza, ariko kuva twatandukana ntabwo ndongera gukundana. Njye nkunda amafaranga ubu ngubu, ntabwo rukundo wapi. Neze tuvuge ngo ubonye igisaza gishaje byadanje kitabashije nyine, ariko yewe anakikofa ari gutya na gutya. Shamani nawe urabyumva, uwo nguwo aba ari wanene tabibarukira neza kabisa imbere cyane. Bose urumva ibaze iyo kofi wayitesheje nkawe, tumukuragura nyine ukazamusiga inda yarahombotse, wenda ugahita witwikira ukimanukira. Imana njye sinzi, nkunda kugira ukuri kwinshi, ntabwo nkunda kwisha nose, niko nyine ubinkundire cyangwa ubinyangire. Kandi kunyanga kwawe ntabwo biri butume ndara nariye ntari kurya, ntabwo biri butume ntambara style nshaka ntari kuyambara. Njye nkunda kubwiza abantu kuri tu, cyane ko shange ubundi ntabwo ngengera n'inshuti z'abakobwa. Njye nakunze kuba mu bahungu kenshi no ku ishuri, undi shana hose wansagaga mu bahungu. Umukobwa nziranye nawe n'umwe ari William Hanga yanjye nababwiraga, uwo ni wo mukobwa tuziranye. Rero ntabwo sinzi kuba mu bakobwa, ntabwo nabimenyereye, ariko numva ko abakobwa bose bagomba kujijoka. Kuko se niba umuhungu agutumiye akakurya, arakuriye uko ashaka, aragucukuye, nta kintu akugejejeho,
man urumva ni ibintu bidasa neza. hari igihe abagukunda akavuga ati njyewe nyine ibi ngibi bigomba kuba, ariko nanone n'ubundi umuntu wanjye nyine nta wundi. Ako man umutipe ni guta agukunda akubwira ngo aragukunda nta kintu yakugezaho. Kwishimisha muri ubwo buryo akurya uko ashaka uko kwifuje sheri ngwino ukaza acukura agira ate n'iki ariko adashobora kuba yakugurira urukweto yakugurira telefone sha ntago wapurwa, ntago ari urukundo. Ni ubugoryi ahubwo n'abakobwa bagifite urwo rukundo rumeze gutyo, ni ubugoryi mubivemo muhumuke man. Ni 2022 bahumuke bari ku bintu by'ubugoryi. Bari wigeze kutubwira ngo umujama nagutumira ngo uri umubebe ngo uhite wimanukira n'ibintu byose, none si ubwo ngubwo nanone duhurize hamwe n'iyo story uri kuduha. Ako sereka nkubwire iyo umutipe aragutumiye mu rugo sibyo, nugenda nyine arasha abahungu nta nubwo abenshi nabonye nta nubwo bakunda gukoresha condom, arakurya nyine usanga unajyanye iyo nda wowe utabizi. Ejo numuhamagara ukamubwira sheri wanteye inda, sinjye mpungu njye ntenda mu mujyi, babandi bose muziranye bagiye he? Ubwo rero barayiguteye uje umbwira ngo niki no, niba guhamagaye nyine yiyemeje kukugira umugore vayo uzane n'ibyawe byose. Niba yagize amatsiko yo kumenya ubwambure bwawe yakugira n'umugore kubera iki? Ubwo nyine iyo niyo style. Niba utarabyara wowe fatiraho, tipe nakubwira nsura zinga amavarisi ibintu byose ugende hego. So TETA turagushimiye ku kiganiro kirambuye waduhaye, nibiba ngombwa abafana cyangwa se abakurikira IDRTV niba bidusaba tuzakugarura muri part 2. So tugushimiye muri rusange, wakoze cyane kwitabira ikiganiro cyacu na IDRTV. Yego namwe mwakoze, abafana banjye ndabashimiye kandi mukomeze kunshigikira, nanjye ntago nzabatenguha, ingamba mfite nazibabwiye byose byiza. Okay, mukomeze munshigikire, tuzongera dusubire nimubishaka. Ciao ciao.